Ni ikibazo gikomeye niba nawe ugendana ibi bintu. Hari ibintu byinshi tugendana mu buzima ariko bitugira imbohe aho kuduteza imbere. Ibi ni ibintu bike ariko bifite ingaruka zikomeye ku mibereho yacu, bikaba byiza kubireka bucece maze tukarushaho kugira ubuzima bufite icyerekezo. Ibintu ugomba gukura mu buzima bwawe: icya mbere, guhora wigaya no guhora wivuga nabi, negative self talk. Amagambo wiyaturiraho agira uruhare runini mu mibereho yawe. Nta mpamvu y'uko uhora wibonamo kudashobora, kutagira icyo uzaba cyo ndetse n'ibindi. Imana ntiyaturemye ngo duhorane isoni, ahubwo yaturemye ngo twibonemo imbaraga ndetse n'ubudahangarwa bwacu. Ikindi cya kabiri, gushakira ibyishimo mu bintu. Ibyishimo nyabyo ntibiva mu kugura imodoka nshya cyangwa se inzu nini, ahubwo byava mu gutuza, mu rukundo no mu byishimo byoroheje. Icya gatatu, gutinya gutsindwa. Iyo dutinya kugerageza, tuba tumaze gutsindwa mbere yo gutangira. Ibintu byiza n'ubundi ntibyagerwaho utabanje gutsindwa inshuro runaka, kandi si ihame ko utsinda ari uko wabanje gutsindwa. First attempt might be your success. Ikindi cya kane, imibanire y'uburozi cyangwa toxic relationship. Inshuti zitugira imbata cyangwa se zitubanira nabi, ziduhora imbere mu magambo mabi, zitubwira ibyo kuduca intege ndetse no kudusubiza inyuma. Nta kindi zikungura uretse kuguca intege. Izo ni nk'uburozi butwica buhoro buhoro. Kureka mwene abo bantu si ubugome, ahubwo ni ukwiyubaha ndetse no kwiyubaka. Icya gatanu, gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga. Guhora ureba abandi uko babayeho, wumva ko ubuzima bwawe butuzuye, ni ugusiga umutima wawe wuzuye agahinda ndetse n'umubabaro. Icya gatandatu, kwicuza ndetse no guhora wibaza uti iyo biba bimeze bitya amateka ntiyahinduka, kandi kwicuza ibyo utashoboye gukora si byo bituma ejo hazaza haba heza. Icya karindwi, imyitwarire yangiza ubuzima. Imyitwarire nko kurya nabi, kudakora siporo, kunywa itabi cyangwa se ibindi byangiza ubuzima bigabanya amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Icya munani, umujinya udafite aho uva. Umujinya uhora mu mutima ni nk'amata asharira mu nda. Mwene uwo mujinya bureke, kuko wica buhoro buhoro. Gerageza ubeho wishimye. Icya cyenda, gutinya kwerekana ko ushaka inkunga. Gusaba ubufasha si ubugwari, ahubwo ni ubuhanga bwo kumenya ko nta wigira wenyine. Icya cumi, kugendera ku bitekerezo by'abandi. Nubwo ibitekerezo by'abandi ari byiza, ariko iyo duhora twumva icyo abandi batekereza akaba ari byo dushingiraho gusa, tuba dutaye umwimerere wacu. Wowe ni wowe, wihindurira isi yawe umucyo. Icya cumi na rimwe, gutinya kugira ibyishimo. Hari abantu batinya kuryoherwa n'ubuzima kuko bumva batabikwiriye. Oya, ibyishimo birakubereye nk'uko ibicu bigomba kuramutsa izuba. Ese ubona we hari ibyo ugomba gukuraho mu buzima bwawe? Ese watinyuka kubikora gahoro gahoro ukabaho neza? Iki ni ikiganiro Ihurizo. Kora subscribe, tanga igitekerezo muri comment.